turabashimira mwese mukurikira umuyoboro wa channel ya Paruwasi Gikondo, Paruwasi Vincent Paroti Gikondo. Nkuko mubona rero uyu munsi ntago bisanzwe, turi kumwe n'umuvandimwe, umubyeyi, inshuti yacu. Agiye gutangira twibwira, bamwe muramuzi abandi ntago muzi, n'impamvu umunsi twamutumiye kugira ngo mumenye n'impamvu turi kumwe hano ku muyoboro wa channel ya Paruwasi Gikondo. Murakoze, nitwa Musabyimana Maria Beata, ndi umukristo wa Paruwasi ya Gikondo, ndubatse, ndi umubyeyi w'abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2, mfiteho abuzukuru 8. Hano kuri Paruwasi abenshi banzi nk'umuririmbyi muri Paruwasi Saint Vincent Paroti, ariko ni n'umukozi wa Paruwasi muri service y'ikenurabushyo ry'umuryango, harimo n'ubusugire bw'ingo, ndumufasha w'ingo. Arakoze umuvandimwe kutwibwira, anatubwiye ko aba muri komisiyo y'ikenurabushyo ry'ingo. Abadusobanukiwe n'iryo jambo vuze, wabasobanurira gute kugira ngo babashe gusobanukirwa neza? Service y'ikenurabushyo ry'ingo ni service ishinzwe guherekeza umuryango mu byiciro byawo byose. Ni ukuvuga ngo buri wese wo mu muryango yibona muri iyo service. Ni ukuvuga ko duherekeza muri iyo service abashakanye bari kumwe, baba bashakanye batakiri kumwe, abapfakazi, abakobwa bafite abana, aba celibateri bakuze batarabona umuhamagaro, basogokuru na nyogokuru n'abandi. Habamo muri iyo service gutega amatwi n'ibiganiro rusange n'ubundi buryo bushoboka bwose bwo guherekeza ingo. Murakoze kuri icyo kiganiro mutubwiye muri ibyo bikorwa mukora muri service y'ikenurabushyo ry'ingo. Ese muri Paruwasi yacu ya Gikondo ubona iyo service ari service ihagaze ku kihe kigero se iritabirwa? Abo ubona benshi bakunda kwitabira na bari mu kihe kigero? Sinavuga ko yitabirwa cyane si 100%, ariko service iritabirwa kuko ibyo bikorwa ni ingirakamaro, ni bikorwa byari bikenewe kugira ngo umuryango witabweho, ubashe kubaho mu mugambi w'Imana. Abo bose abatuko abantu batumiwe siko bitabira, ariko burya abitabye nabo ngabo nyine n'ubundi Imana ibitegereje, bakabona ubutumwa, bwa butumwa nibo bwo babasha gukoresha berera n'abandi imbuto. Service y'ikenurabushyo ry'ingo ni service muri Paruwasi Gikondo yatangiye ryari? Service y'ikenurabushyo ry'ingo muri iyi Paruwasi yatangiye mu mwaka w'1999. Murakoze. Akenshi aho tuza kuza kugusha muri service y'ikenurabushyo ry'ingo, hari aho waje kuvuga ku bakobwa bafite abana cyangwa se mu mvugo itaboneye ku bakobwa babyariye mu rugo. Abo baba bitabira? Abo bitabira iyo service? Abakobwa bafite abana, baritabira cyane kuko ubusanga n'ubundi bakeneye kwitabwaho, cyane cyane ko baba bafite ikibazo cyo kuba batakiyumva muri societe mu bandi nk'uko byakagombye kuba bimeze. Iyo rero biyegerejwe bagahamagarwa, bakagirwa inama, bakaganirizwa, nabo ubwabo bagahura bakaganira, birabubaka, bigatuma rero bitabira. Ubona icyo cyiciro cyabo bantu turi kuvuga bagerageza kwitabira?
wenda twashyira ku kigero kingana gute muri paruwasi yacu ya Gikondo, cyangwa se abitabira ni abakristo ba paruwasi ya Gikondo gusa, cyangwa se harimo n'abandi bo mu yandi madini n'amatorero? Ibyo byiciro navuze usibye mu busugire bw'ingo, ibyo byiciro nibyo abakristo bo muri paruwasi ya Gikondo, abakristo gatolika. Mu busugire bw'ingo hitabira abashakanye bose ababishatse, ntabwo tuvangura yaba amatorero cyangwa n'ikindi icyo ari cyo cyose, yaba ari umukristo yaba atari umukristo, uwo nguwo muri serivisi y'ubusugire bw'ingo arakirwa. Abakurikira umuyoboro wa paruwasi ya Gikondo wa YouTube, paruwasi Vincent Paruti Gikondo, uyu mwanya bamaje kumenya ko muri paruwasi ya Gikondo haba komisiyo y'ikenerabushyo rya komisiyo y'umuryango. Ariko se harimo abantu batari bazi ko niyo komisiyo inabaho, nk'abantu bagerageza kuyumva. Ni komisiyo yita ku byiciro wamaje kutubwira, ariko ndaza kuza cyane cyane kwibanda kuri abakobwa tuvuga ngo babyariye mu ngo. Iyo bagerageza kuza kubagana, mubaherekeza mu bice bingahe? Ni umuntu uza ku munsi wa mbere mugahita mumuganiriza akagenda gutyo gusa, cyangwa ni umuntu muvuga ati n'umuntu tugiye kumwitaho bitewe n'ikibazo yaba yahuye nacyo? Murakoze. Urakoze. Abo bakobwa bafite abana tubaherekeza, navuga ko ari mu buryo bubiri. Umwe ku giti cye, tugirana ikiganiro umwihariko tukamutega amatwi, tukagira rero n'ibindi biganiro rusange tubatumiramo bakaza ari bose. Ikiganiro cyo gutegwa amatwi we ubwe yaje arakugana, murice muraganiriye, nyuma yo kumutega amatwi nubuhe burine umuherekeza gute? Ese uramubwira ngo ejo azagaruke? Ese kuri telefone uramuhamagara? Ndagira ngo twinjize mu bice byo kugira ngo umuherekeje, kugira ngo ya mpamvu yamuturikije mu rugo akajya kuri ya ofisi mukoreramo nk'umubyeyi, ukamwakira ukamaganiza ukamwumva, kugira ngo twumve bya bice ajyamo. Icyo cya mbere wenda vuba nicyo kumutega amatwi, cya kabiri kimeze gutya gutyo, wowe tuganirize muri ubwo buryo. Murakoze. Murakoze. Abakobwa bafite abana kuko baba baramenyeshejwe biciye mu matangazo yo mu kiliziya, bagahamagarwa muri rusange, urumva bamenya iyo serivisi ibitayeho. Bafite rero n'uburenganzira buri wese kuza ku giti cye yarayumvise, naho yaba ataraje mu biganiro rusange, we wenyine akaza. Baba bafite ku munsi wabo wa kabiri, ni umunsi wabo kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, baba bafite uburenganzira bwo kuza gutegwa amatwi. Uravuze uti se mu gutega amatwi mubikora gute, mubafasha gute? Nyine gutega amatwi uramwumva, arakubwira ugatega amatwi. Sinakubwira ngo tubafasha gute cyangwa ngo inama ni iyihe, ibyo ni ibya buri muntu ku giti cye, bitewe n'ibyo mwaganiriyeho, ntabwo ari inama rusange. Ikiri rusange nicyo ngicyo cyo kubagarura muri sosiyete, ngo biyumve neza, biyumvemo urukundo rw'Imana, basubire mu murongo, bumve ko ari abantu bakunzwe kandi ubuzima bushobora gukomeza mu murongo mwiza. Kristo Yesu akuzwe. Murakoze. Ese ubundi umukobwa ufite umwana, abo dukunda kuvuga ngo ni abakobwa ngo babyariye mu rugo, ni umukobwa ufatwa ate muri sosiyete yo hanze? Nk'iyo baza babaganiriza, ubundi twakomeye kubifata nk'aho ari nk'ikibazo gikomeye cyane. Birumvikana ko umukobwa ufite umwana aba yarabyawe mu buryo butunguranye, butateganyijwe, arakomereka, aba yaratereranwe, kuko iyo atatereranwe byashoboka ko n'uwo nguwo wamuteye inda, kuko n'aba yaribyaranye, bashobora kubana ntakomeze kwitwa umukobwa. Ariko rero igihe akiri umukobwa ufite umwana, nuko birumvikana ko afite igikomere cyo gutereranwa n'uwamuteye iyo nda. Sosiyete yo hanze bafata gute? Bafata nk'abantu baciye, kuko hari imiryango imwe n'imwe bafata nk'umwana wabo wabyariye mu rugo, bakamwakira nk'umwana,
bakamusigasira ntibamutera igikomere, kabone n'ubwo wenda umubyeyi yarenzaho. Abaza babagana kenshi baza babagana babasangiza ko ikibazo nyirizina ni uko babyaye batabyariye wenda ngo abe yarashatse cyangwa abana n'umugabo. Ikibazo nyirizina gituma baza babagana serivisi y'ubusugire bw'ingo, baza babagana ni iyihe mpamvu? icya mbere, abenshi batereranwa n'imiryango yabo bagahinduka nk'ibicibwa. Bamwe ugasanga bagiye gushaka aho bicumbikira badafite n'ubushobozi. Ugasanga hari abavuye mu ishuri, yigaga akava mu ishuri akaza kurera umwana we adafite n'uburyo. Ubwo uburyo agera ku byo yifuza bimufasha kurera umwana we, urumva ni uburyo butandukanye, wenda rimwe na rimwe butari na bwiza. Hari benshi bashobora kuza bamwumvisha ko bazamufasha kurera uwo mwana, bamuhoza amarira, ariko muri make batagambiriye kumugirira neza, ahubwo ari ukwikemurira ibibazo byabo bafatiye ku bubabare afite. Abandi nabo rero ugasanga bamwe barabakiriye ariko baratinya hanze, basigaye batinya muri bagenzi babo, akumva ntakiri umukristo, akumva ntakiri umwari nk'abandi, akumva agahama aho ngaho, akaguma mu rugo ariko agasa n'umuntu utakiri mu murongo. Ibyo byose rero usanga ari ibibazo kuri bo, kandi bikira bakongera bakumva urukundo rw'Imana, cyane ko wa mwana baba babonye bikiye mu kibazo, wa mwana aza akaba umugisha, agahinduka akazababera umugisha, kuko wenyine nta kibazo kimuriho, nta cyaha kimuriho, ni umwana w'Imana w'umugisha. Kandi ibyo byose rero baba bagomba kubimenya, bagasubira mu murongo, ntawe udatsitara, bibaho, atari muri ubu buryo ni ubundi, ariko twese tukagaruka mu nzira. Aho ngaho rero niho tubafasha. Mu gufasha no gusigasira kugira ngo yumve ko nubwo ibyo byamubayeho cyangwa se nubwo yumva yabaye udasanzwe muri sosiyete, hari abagaruka se bakababwira ko nyuma yo kugana serivisi mutanga hari uko biyumva mbere y'uko baza babagana cyane. Baraboneka bishima, ugasanga nta nubwo gishaka kwihisha bagenzi be. Ni wa wundi ugaruka akaza, akaba yaza no mu makorari nk'aho ngaho mu miryango ya Gisiyo Gatolika, mu bimina bya bagenzi be, agatangira akiyumva mu bandi, ntagire ipfunwe ngo agende yihisha. Hanyuma tukaba tubona ko kuva twatangirana abenshi muri bo banashyingiwe. Ni ukuvuga ngo iyo yamaze kwitwara neza, ntiyihishe, akagaragara mu bikorwa byiza, bakamubona nk'umuntu mwiza ufite indangagaciro zikwiye, bagenda bubaka ingo. Hari benshi bubatse. Yego, ndumva ni serivisi mutanga kandi ni serivisi nziza. Ngira ngo abadukurikiye kuri uno muyoboro wa YouTube ya Paruwasi Vincent Paroti Gikondo, dukomeza no kubasaba gukora subscribe no gusharinga, kugira ngo abakristo muri rusange ba Paruwasi Gikondo ndetse n'abandi bose badukurikira bamenye serivisi mutanga. Umva ko ibikorerwa muri ino serivisi ni byiza, ni by'agaciro, ahubwo umuziro no kutamenya cyangwa se no kuza kutabagana. Noneho uyu munsi muragira muti haruza azagaruka, mbega nigaruka ushime, avuga ko uyu munsi aranezerewe mu byishimo arimo, ariko si hari icyo uyu munsi usaba abandi bakizitiwe n'imitima n'ibitekerezo byabo bigunze kugira ngo baze babagane? Hari uwifuza ko mu gihe yahageze bikorerwa mu ibanga. Ese ubundi bikorerwa mu ibanga rimeze rite, kugira ngo n'udukurikiye uyu munsi avuga ati ese Mama Bea iyo duhuriye hanze ntabwo mbonamo cya kindi? Kuko hari igihe usanga abakristo benshi muri bihe bisanzwe hari ujya gusaba penitensiya akavuga ati ntabwo najya ku mupadiri tuziranye. Noneho kugira ngo batinyuke bavuga ati se wa muntu turirimbana muri korari naza nkamwegera koko nkamubwira ibibazo byanjye akabyumva nk'umukozi wo muri iyo serivisi, cyangwa amfata nka kwa kundi nka wa muntu nyine dusanga turimbana, cyangwa wundi wabaye igicibwa?
kandi twumvishe ko habaho garuka ushime, ngira ngo ubinjize neza muri uwo murongo bumve ko itandukaniro ryo kwiheba no kumva ko aho bari bafatiranywe na cya kintu, abo babyitwaremo bate, bagende bate? urakoze. byashoboka ko hari abatinya, abenshi banahera muri gereza, navuga ko nabyita nka gereza bishyiramo kubera ubwo bwoba. ariko burya ubuhamya butangwa n'uwakiriwe n'uwafashijwe. nta wafashijwe nta n'ubuhamya bwaboneka. icyo gihe rero iyo yari afite ubwoba akabona hari mugenzi we witabiriye iyo serivisi, ni serivisi y'ikenurabushyo ry'umuryango, iri ahantu hiherereye kurira hejuru muri etaje, nta baba batambuka hirya no hino imbere ku madirishya, oya ntabo, ni serivisi iri ahantu hiherereye hejuru muri etaje. nimba ari uwo nguwo uje mu biganiro, uje kwakirwa mu kiganiro mwihariko, ni uwo nyine, nta wundi muntu ubibona, nta wundi muntu ubyumva. ni ukuvuga ngo amabanga aba ari hagati yanjye nawe, kereka ibindi yajyana hirya. nanjye rero nta kindi naba ngamije, niba ikigambiriwe ni ukugira ngo mufashe we wenyine, ntawe nciyeho, ntawe mbajije, ntawe nganiriye ibyo twavuganye. kuri iyo gihe sinaba nubaka, naba nsenya. ni ukuvuga rero ngo iyo atigeze yumva hanze hari icyasohotse, atigeze yumva abaje hari icyo bagenda bavuga bati bansakujeho ibi, bantaranze ibi, ntabwo nabikora nk'umubyeyi, kandi cyane ko mba ngambiriye ko serivisi yanjye igira success. murakoze. impamvu twagarutse cyane cyane kwibanda muri serivisi mutanga ku rubyiruko, akenshi nicyo kigero cy'imyaka kiba kigoranye kwakira ikintu, kuko wenda akenshi urubyiruko kumva ikintu biragorana, kuko ni ikintu cyo kimubayeho avuga ati future yanjye irapfuye. ese koko umukobwa ufite umwana future we bipfuye? ntabwo imbere he haba hapfuye, haba hagihari, kereka ari uhishe we wenyine. ashobora kumva ko ibyiza bikiri imbere, ibyahise byarahise. ni ukuvuga ngo mu biganiro ahabwa no mu guherekezwa, afashwa kumva ko aheza he hakiri imbere, guhinduka kwe bizamuhindurira n'amateka. umwana afite ari umugisha, atari umuvumo. ese ko akenshi aba atarabyaye wenyine, abaza babagana hari icyo mubasaba kuba bazana wenda nk'abasore baba barabyaranye kugira ngo mubaganirize bari hamwe, cyangwa babireba umukobwa nyirizina gusa? ubundi nubwo haza abakobwa bafite abana, ariko aramutse ari n'umusore ufite umwana abatumiwe, cyakora ntibikunze kugaragara. gusa nyine mu biganiro umenya niba wamuteye inda, uwo babyaranye bafitanye umushyikirano wenda hanze aha nubwo batabanye, ariko akaba hari icyo amufasha. icyo gihe rero kuko we aba arimo agaruka mu nzira, kenshi tumutoza no kwigisha, kuganiriza uwo mugenzi we, kuko ari we babasha kuganira mu mwihariko wabo, akamutoza nawe kugaruka mu nzira no kugaragara, ndetse akaba yagarukira n'Imana nk'uko abo bakobwa bagarukira Imana. ni ukuvuga ngo nta wundi wazabazwa ibibazo babyaranye, niba ari umugabo wubatse cyangwa se ari umuseribateri nkawe, nta wundi wazabazwa ibibazo utarabimenye, utaranamumenye, atari uwo mukobwa ubizi umuhishira. murakoze. ikiganiro ni cyiza, ntago twabivuga ngo ibyiza bya komisiyo y'umuryango ngo tubisoze uyu munsi. nimutwemerera muzongera muduhe undi mwanya, ko twasanze n'ibyo mukora ari byinshi. ariko tugana ku musozo, hari utubazo tubiri nshaka kubaza tw'amatsiko. hari ubuvugizi mwaba mukorera abo bana nyuma y'uko mubaganije mukanabaherekeza? murakoze. nibyo mu byo dukora harimo n'ubuvugizi aho bibaye ngombwa.
tuvuge nk'abo ngabo nk'abo bakobwa bafite abana, hari abafite abana badashobora kujya mu ishuri. Icyo gihe rero iyo atabasha kujya mu ishuri turamuvuganira tukamuyobora nko muri Caritas kugira ngo ibe yamufasha umwana ajye mu ishuri. N'ubundi buvugizi bushoboka, hari na komisiyo muri paruwasi y'ubutabera n'amahoro, iyo nayo dukorana nayo aho biri ngombwa nabo tukabohereza bakabafasha. Murakoze. Hari abana bavuye mu miryango baba ku mihanda, bari abana, iyo komisiyo yanyu se hari ikintu yabibafasha cyane? Abana nyine bariya twita abana bo mu muhanda, komisiyo irabafasha. Serivisi y'umuryango yakira bariya bana ikabaha ibiganiro byo kubafasha kugaruka mu murongo. Hari ababyemera bagasubira mu ishuri, ababyeyi babo kuko abenshi baba bafite n'ababyeyi bakabishyurira, tugasura n'ababyeyi babo tukabibumvisha bakabafasha bakabishyurira. Hari n'ababa badafite uburyo, hanyuma nabo dufatanyije na Caritas ubuvugizi, Caritas ikabashyira mu ishuri ikabishyurira. Nubwo benshi badahita bava mu muhanda, ariko dukomeza kubegera buhoro buhoro tukarema ubucuti hagati yacu nabo, tukizera ko igihe kizagera nabo bakajya mu murongo. Murakoze. Tugana ku musozo, niki usaba abadukurikiye batari bazi ko iyo komisiyo ihari muri paruwasi yacu ya Gikondo? Nagira ngo umbwire abakristo bose ba paruwasi ya Gikondo, ntawe utari mu muryango, ko serivisi y'umuryango ihari, ifunguye imiryango kuri buri wese muri paruwasi, yaba umuto, yaba umukuru, yaba abubatse, baba abatubatse, baba abagize ibibazo byo gusenya, abo bose, buri wese wiyumva mu muryango, muri serivisi y'umuryango aratumiwe uko yisanga akakirwa. Murakoze. Nk'uko mukurikira umuyoboro wa YouTube Paruwasi Gikondo, uyu munsi twari kumwe n'umubyeyi Mama Bea. Nk'uko mwabyumvise rero mu kino kiganiro, arabategereje ngo abagira inama, arabategereje ngo mumugane, mwe mwese mwiyumvishe kandi mwe mufite ibyo bibazo, kandi tunabwira ko Nyagasani Yezu abakunda. Rero dukomeje kurikira umuyoboro wa YouTube Paruwasi Gikondo ku biganiro binyuraho byose, no gukora subscribe, comment no gusharinga kuri bagenzi bacu, kandi no kubona ikiganiro cyakuryoheye, ikiganiro kigeze no ku bandi bavandimwe bamenye ibikorwa n'ibiganiro byose binyura kuri no channel umuyoboro wa YouTube Paruwasi Gikondo. Dukomeje kubashimira Mama Bea, mwakoze cyane. Murakoze namwe. Twongeye kubashimira mwebwe mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu. Dukomeje kubifuriza ibyiza by'Imana, tubasaba kurushaho kongera kwibuka gukora subscribe kugira ngo mujye mukomeza gukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi. Imana ibahe umugisha.